mu bakobwa biwanyu hari umumarayika witwa dayimoni. Ni dayimoni ni satani. ni satani Lusifero. Uyu mumarayika ngo yaririmbaga ukumva harimo ngo sa n'ababyeyi bakubyaye disi ufite igikundiro reka ngutakura bikwi uri ibanga riswi n'abake uri akazuba k'umusesiyo ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara. Twongera tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abari mu burasirazuba, uburengerazuba, amajyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali, amajyaruguru namwe mukomere cyane, abari mu mahanga mwese ibyo mukora reka tubabwire ngo Imana ibihe umugisha kandi utagabanyije cyane. Reka tubwire ababyeyi nimba utarafunguza konte muri Ejo Heza kugira ngo uteganyirize umwana wawe, waba uriho wibagirwa ikintu gikomeye kandi cy'ingenzi, fungura konte muri Ejo Heza ukoresheje telefone yawe, aho ukanda akanyenyeri 56 ugashyiraho urwego ugakurikiza amabwiriza bagenda baguha. Iyo konte niyo gushyiraho udufaranga, ubundi ubuzima bw'umwana wawe ejo bukazagenda neza cyane. Ndi kumwe n'umusore mwiza rutebeza bigembe, rugero rw'ingabo nziza rutingwa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi, igituza cy'umunihira. Njyewe icyo niyemeje nukuzabana nawe tukabana neza, nubwo hazi iki nubwo byagenda bite tuzakomeza nkwikundire. Kuva nkikubona namenye ko ari ubucura mu bakobwa biwanyu, nibuka amaboko ambwira uti ngo akana kanjye kanyuma uzagafate neza nikazahogore. Mbe mwari we umura rwose tuzarushinga rukomere, n'ababyeyi barabyifuza. Ngunitse ko yawe nkunda ukuntu nyitaho, uri akazuba k'umuseso. Yes. Nitwa Hategekimana Justin, nkaba n'uruka Rubavu. Mu rugo ni hariya mu Gisarugerero, nkaba nishimiye kujya kuri Umwana TV, ndabyishimiye cyane kabisa. Bya danje. Ati nibuka amaboko ambwira ati nguhaye akana kanjye uzagafate neza ntikazahogore. Yewe mwari we bega uburyohe. Muvandimwe umeze ute? Urashima Imana? Ndashima Imana cyane. Ko numva iryo jwi ryawe wagira ngo niryane niba bavuga ngo abamarayika. Hari umumarayika witwa dayimoni. Ni dayimoni ni satani. ni satani Lusifero. Uyu mumarayika ngo yaririmbaga ukumva harimo inimero zose, bavuga inimero, bavuga amanota. Yes, na amanota. Yes, nabyo ariko we tata we. Oya twongera turirimbe. Yewe mwari we. Mbe mwari we umura rwose tuzarushinga rukomere, n'ababyeyi barabyifuza. Nkunditse ko yawe nkunda ukuntu nyitaho, uri akazuba k'umuseso. Ngo sa n'ababyeyi bakubyaye disi ufite igikundiro reka ngutakura bikwi uri ibanga riswi n'abake uri akazuba k'umusesiyo. Akazuba ko mu museso.
sasa reka mbwire abadukurikiye ku Mwana TV. Uyu mutipe ngize gutya mu misango y'ubukwe yakubona mbona afashe uruvugiro araririmba mbona abantu barizihiwe ngira ngo namwe murabyumva iri jwi rye kabisa ni ijwi risobetse ubuhanga pe. Ubundi mu magambo make uri umuhanzi cyangwa se uri umuririmbyi cyangwa se urigisha guhanga no kuririmba, ese uri umuproducer, uri muntu kiko numva ufite ubuhanga busobetse ubundi buhanga? So sinzi uburyo nabivuga ariko ni kwa kubona ukisanga wenda ufite impano runaka. Gusa kuba umuhanzi kuko ndi umuhanzi kandi ndanahanga. Kuko hari n'indirimbo nyinshi mfite zo nahanze ariko kubera ko umuntu wenda aba atarabishiramo neza kugira wenda arebe ko wenda projet yo guhanga cyangwa se gushira ibihangano hanze niko wenda ubwo bushobozi buba butaraboneka. Ariko ibyo byo ndabiteganya kubera Imana ibyo byose bizacamo kandi ndakeka ari vuba ntago bizatinda. None nekereza ko amatsiko mfite n'umuntu dukurikiye ku Mwana TV cyane cyane abifuza kuririmba ngo babe ibyamamare nk'abandi. Barabagize inyota arabaza ati uyu mutipe uririmba gutya, ese mu by'ukuri iwabo mu muryango kwa se na nyina inkomoko bashobora kuba ibyo ari byose wenda harimo umuntu wakoze mu nganzo nawe ukagera ikirenge muke? Yes barimo. Mfite na petit frère nawe ujyo wiga mu byerekeye nahara ku Nyundo, bavuye ku Nyundo ishuri ry'umuziki na music. Arimo yitwa Byiringiro Gadi kandi we yashize n'igihangano hanze kugerekeye na gospel. Urukumva ko nyine ufite isoko bivoma ni isoko bigenda bivamo. Urukumva ko nyine ni uruhererekane rw'ibintu. Hari n'undi mupeti nawe petit frère bamwita Giovanni nawe azi kuririmba azi no gucuranga. Mbese urumva ko nyine ni ibintu tunyine by'umuryango, ni impano y'umuryango. Iyi ndirimbo ya Karahanyuze usibye kuba wenda ariyo ukoze mu nganzo, birashoboka ko hari n'izindi ujya umenya za Karahanyuze ndazizi pe. Ndazizi. Hari akandi kari hafi ushobora kugira ngo umuntu yumve ufite ijwi ebana rifite ukuntu riremetse. Kuba njye nkifuka sinigeze mbona mama wambyaye, namenye ubwenge mbona mbana na papa gusa. nkabona numvaga abandi bana bamagara ngo Mariye, ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara. Yes, irakomeje. Yo abana disi mwese mudafite ababyeyi bombi mama nimukomere. Iyi ndirimbo inyibukije kutagira ababyeyi bombi. Uswati bariho ntibabana ariko nimba atanariho komera. Ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara. Ariko reka tubwire abadukurikiye ku Mwana TV cyane cyane babifuza guhanga, ngira ngo ni nayo mpamvu nakuzanye hano. Hari umuntu uhanga ibya hanze cyane cyane abantu bakuru nk'ababyeyi bacu bakavuga se Mana yanjye ibi ni ibiki koko. Ukibaza ntibifite iyo biva naho bijya, ukibaza bizagera hehe, bizafasha iki sosiyete. Ariko ndiyo ndumva uburyo ushobora kuba uterura inganzo y'abahanzi bo hambere gutya.
byagorana kuba wajya mu muziki ngo ukore ibintu bidafite umurongo. Yego. Abahanzi bubu bakiri bato bariho bahanga rimwe na rimwe ugasanga abantu barabinenga, wowe nk'umujene cyane ko nabo baba ari abajene, ubundi ubona bipfira hehe? Aho ngaho ntago nshobora kubivugaho cyane kuko abenshi bavuga ko nyine tugeze wenda ngo mu iterambere. So uko abahanzi bahanga nyine babona ari uko babona nyine uko generation turimo akaba ariyo nkanzu bahangamo. Ariko ngewe pe abantu bakera ndabemera cyane kuko bari abahanga barimbaga n'amagambo afatika kandi wumva ko ari n'ibintu bibaho neza cyane. So niyo mpamvu rero akenshi na kenshi aba bahanzi bacu baririmba wenda nk'ibi ngibi byerekeye n'ibishego n'iki. So ngewe ntago njya mbyemera ariko gusa nyine buri wese afite uko abigenza cyane cyane. Urabona nk'abahanzi nabo atari bari abakera cyane. Urabona cyane nka bari aba King James, ba King James, ba Christopher, nabo baririmbaga ibintu bifatika ukumva bifite n'amagambo afatika. N'ubu ngubu baririmba amagambo afatika ariko usanga barimo ibintu by'ibishego cyane. Gusa nyine ntago ari bose ariko bamwe na bamwe usanga wenda sinzi uburyo wenda babigenza, ariko abagifite umuco muri bo baracyawufite kandi baracyabikora ibyo bintu byerekeye n'umuco. Noneho reka rero nkubwire, buriya aba batipe bari gukora umuziki bariho baraza ari benshi kandi ni na byiza kugira ngo umuziki w'iwacu neje abantu batazajya bicwa n'irungu, tuzakomeze tubone ibihangano bihanganye ubuhanga. Yego. Ariko ari ukuntu bajya bifashisha abantu bafite amajwi nk'aya yanyu bakayifashisha bagendereye kugira ngo byibura mu ndirimbo yabo bagira akantu bajugunyamo kirindi jwi. Ugasanga rimwe na rimwe aba bantu barababura bameze nk'ama kandi wenda urahari nta ukuzi sibyo. Ubwo ndiho ndagenda gana ku musozo ariko ngira ngo nkubaze ikintu kimwe, umuntu agukeneye niziye kondisiyo wamusaba? So njyewe nta kondisiyo namusaba. Icyambere nuko bashaka ubufasha, ngiye umuntu nkunda nuwo kuza tukumvikana. So niba wenda ari cyo mukosoye akacyumva harangiza tukajyana ku murongo. Yego. Wenda niba ari n'ikindi kintu wenda we yakiyumvisha ashobora kukiyumvisha nyine nk'umuntu mukuru cyangwa se nk'umuntu wamufashije. Yego. Ariko ngiye kuri nge nta kondisiyo zihari. Ushaka azambwire, turashyiraho nimero yawe. Zambwire rwose nta kibazo. Buri wese rwose ni ikaze azambwire nzamufasha. Dusubire inyuma rero. Yego. Kubera iki mu gutangira usa naho unyumvisha uyu muhogo wawe umeze nk'uwanyoye amata y'inka kandi unoze? No kubera iki ubundi wahereye ku bihangano byo hambere? Ubwo ndiho ndashaka kwibaza ikibazo kiri mwaho ariko ngira ngo uri kubyumva. Kubera iki arizo wahereyeho? Ni yihe mpamvu nyirizina? Impamvu nayihereyeho rero nashakaga ni mu buryo bwo kwivuga kubyerekeye nyine nk'umuntu nyine urabizi iyo umusirikare ahariho hose agomba kugaragara ko ari umusirikare. So niyo mpamvu rero niba ufite niyo mpano ugomba mbere y'icyo uvuga cyose ugomba kumanza wagira ute wagaragaza iyo mpano yawe ukabona uburyo bwo kugira ute bwo kwivuga. Impamvu nahereye kuri indirimbo ndayikunda cyane. Urabizi twahuriye mu bukwe nyine niyo naririmbiye umugeni n'umukwe. Abajya bavuga ngo abageni kandi abageni se babaho, habaho umugeni n'umukwe. Yes, birumvikana. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane kandi indirimbo nkunda n'indirimbo za kera. Ahubwo icyo nicyo nashakaga nyine, ubundi zibifite umwanya ungana ute mu buzima bwawe zino ndirimbo zo hambere? Kuko biragora kubona umuntu ukiri muto nkawe ukunda indirimbo zo hambere. So izi ndirimbo
ndi kwibuka nkiga izi ndirimbo zarangaburiye cyane narimbaga ahantu berekeye ahantu abantu bazi ngo mu bisope byerekeye n'ibisope najyaga nziririmba narangiza nkabonamo amafaranga niyo mpamvu rero izi ndirimbo ndazikunda cyane kuko zangiriye umumaro ndi kwiga ndi kwishyura amashuri iki urumva izi ndirimbo ndazikunda cyane niyo mpamvu ari uko nguko nyine mba ngomba guhita yes ariko ntago bivuze n'izi indirimbo nyinshi nzi n'iza King James n'iza so na Bruce Melody na Christopher kuko na uranya kwigendera Bravan ko nibo bantu nkunda cyane bazi no kuririmba bankomveka okay atari amabugacya reka tugushimire kabisa ariko tubwira abadukurikiye ku Mwana TV nimero yawe twayikubise hano hari umuhanzi ushobora kuvuga ati reka ndikodinga indirimbo ariko nkeneye amajwi meza we agahita guhamagara biroroshye nawe uzamushyiremo imiyaga ntumuce wenda nka bimwe bya wa musaza ngo wari utuye mu majyepfo ngo bitaga wa undi wari utuye wari ufite ngo ibyamirenge nk'uwo ku ntenyo ukamwaka bike kugira ngo bigende neza kandi natekereza ko ni ukuri iri jwi ryawe no kuba wanaribyaza umusaruro nabyo nakandi gaciro tugushimire cyane kabisa wakoze ni ukuri kuza kutwumvisha uyu muhogo wawe tunifuriza abana b'u Rwanda mwese nimba ugiye guhanga banza wegera umuntu ubifitiye ubumenyi n'ubuhanga abanza kubwira ati iri jwi uraritwara gutyo urigoro rutya ku buryo kabisa umuziki wawe uzasohoka koko ubasha kugera ku mitima y'abagukurikira neza cyane tugushimire tukwifuriza amagara mazima wana n'ijambo twasanze abakuru bakoresha kuva na kera reka namwe kandi bakunzi b'Umwana TV tubashimire cyane kabisa mwanya wanyu n'uruhare runini muduhaye turi kumwe n'uyu mujene kandi ni byinshi arabibabwira ati jewe ibintu byo kuririmba simbikora mu buryo wenda navuga ngo wabona ibyanjye hano kuri internet cyangwa n'ahandi ariko ndabyiyumvamo aravuga ati kandi ifite bamwe mu bantu bo muri famille rwose n'umuziki barawize hariya ku Nyundo barawukirigita abo ni bamwe yatubwiye ikindi kandi aravuga ati jewe indirimbo zo hambere buriya niyo mpamvu abantu bo hambere iyo tugeze ikirenge mu cyabo tuvoma nyine isoko nziza idakama negereza ko ari nayo mpamvu afite buhanganye ubuhanga tumushimire ariko namwe tubashimira kandi nanone tubifurize amagara mazima no gutunga mu gatunganirwa nimba warakoze subscribe hano ku Mwana TV Imana yo mwijuru iguha umugisha kuko amaboko yawe n'ayagaciro kuri twebwe reka mbashimire nitwa Emmanuel Kanani amahoro y'Imana abane namwe